Kwandika inzandiko cyangwa amabaruwa ni umuco umaze imyaka myinshi kandi ntiwigeze ucika. Icyahindutse ni uburyo amabaruwa yandikwamo. Ubu impapuro zasimbuwe n'imbuga nkoranyambaga n'ubutumwa bwo kuri interineti. Ariko kandi ubutumwa bwo kuri interineti n'ubundi butumwa butangwa hifashishijwe ikoranabuhanga biracyakora umurimo umwe n'amabaruwa ya kera. Byose bifite umumaro umwe. Byose bifite umumaro wo guhuza abantu binyuze mu gusangira amakuru, amarangamutima n'ibitekerezo. Kuki abantu bandika amabaruwa? Igisubizo kimwe nuko baba bafite ubutumwa bashaka kugeza ku bandi. Ni nako byari bimeze ku ntumwa Pawulo. Muraho neza. Ubu twatangiye ibyigisho by'igihembwe cya gatatu cy'umwaka wa 2026. Ni ibyigisho bifite insanganyamatsiko ivuga ngo urwandiko rwa mbere n'urwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto. Nubwo Pawulo yari afite byinshi byo kuvuga, siko buri gihe yabaga afite amahirwe yo guhura imbona nkubone n'abo yashakaga kuganiriza. Niyo mpamvu yahisemo kubandikira amabaruwa. Ni muri urwo rwego yandikiye Abanyakorinto. Ku rundi ruhande, umuntu usoma amabaruwa cyangwa inzandiko Pawulo yandikiye Abanyakorinto ashobora gutangazwa n'ibibazo bikomeye byari mu itorero ry'i Korinto. Ntibyagarukiraga gusa ku busambanyi, ahubwo hari harimo n'amacakubiri, amashyari n'impaka zidafite umumaro zaterwaga no kwirema imitwe hagati y'abizera. Niba utekereza ko itorero ryanyu rifite ibibazo bikomeye, uzatungurwa nuko Pawulo yahanganye n'umwuzure w'impaka n'amakimbirane byari biri mu itorero ry'i Korinto. Ushobora gusanga ibibazo by'itorero ryanyu bitaremereye nk'uko wabitekerezaga, kuko iby'i Korinto byari bibi cyane kurushaho. Nubwo ibyo bibazo byari biteye impungenge, muri izi nzandiko za Pawulo ikidukurura si ibibazo yavugaga, ahubwo ni uburyo budasanzwe yabikemuyemo. Pawulo yahoraga ashishikariza abizera kwisuzuma ubwabo, gusuzuma imyitwarire yabo n'umuco w'ababakikije, byose akabigereranya n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Bityo yahaga icyubahiro ubutumwa bw'umusaraba. Muri iki gihe dukeneye gukomeza gushikama no kuba indahemuka ku butumwa bw'umusaraba, kandi inzandiko Pawulo yandikiye Abanyakorinto zitwigisha neza uko twabikora. Mu gihe cya Pawulo, umujyi wa Korinto wari uzwi cyane kubera ubukungu bwawo n'ubucuruzi bukomeye, bitewe n'icyambu cyawo, ubwubatsi bwawo, gukora amato n'ibikoresho by'ibumba. Wari kandi ikigo gikomeye cy'ubucuruzi n'imari. Nyamara kandi uyu mujyi wari uzwi kubera ubusambanyi bwawuranze, urujijo rw'amadini menshi ndetse n'insengero zeguriwe ibigirwamana bitandukanye. Muri iki gihembwe tuzasuzuma inzandiko Pawulo yandikiye Abanyakorinto. Muri izi nzandiko Pawulo agaragaza ko ubutumwa bwiza ari bwo shingiro ry'ubuzima n'ubuhamya bw'umukristo. Nibwo gipimo tugomba gupimiraho ibindi byose. Yesu ari hafi kuza. Iki ni igihe cyo kurushaho kugira ubumwe muri Kristo, kwemera kuyoborwa n'umwuka wera kuruta uko byigeze kubaho, gukoresha impano za mwuka twahawe tubigiranye umwete, no kugira ubunararibonye bwimbitse hamwe n'umwami wacu wazutse. Iki ni igihe cyo gukora umurimo wa gikristo tubikuye ku mutima, kwitanga mu busonga no mu murimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza, kurwanya inyigisho z'ibinyoma binyuze mu ntambara ya mwuka, no gukurira mu buntu bw'Imana, mu rukundo no mu busabane bw'abizera. Mu by'ukuri iki ni igihe cyo gukomeza gushikama no kuba indahemuka ku butumwa bw'umusaraba, kandi mu nzandiko Pawulo yandikiye Abanyakorinto atwigisha neza uko twabikora. Icyigisho cya mbere kiravuga kiti umurimo wa Pawulo i Korinto. Icyo kwibukwa cy'iki cyigisho kiravuga kiti maze umwami Yesu abonekera Pawulo nijoro mu nzozi, aramubwira ati ntutinye, ahubwo uvuge, we guceceka, kuko ndi kumwe nawe, kandi nta muntu uzagutera kukugirira nabi, kuko mfite abantu benshi muri uyu mudugudu. Ibyo biri mu byakozwe n'intumwa igice cya 18 umurongo wa 9 n'uwa 10. Umumisiyoneri ukomeye w'umwongereza William Carey yakundaga kuvuga ko yadodaga inkweto kugira ngo abashe kwishyura ibyo akeneye, ariko umurimo we nyakuri wari uwo gukiza umutima. Mu buryo nk'ubwo Pawulo yakoraga umwuga w'ububoshyi bw'amahema kugira ngo abone ikimutunga, ariko umurimo we nyakuri wari ugukiriza imitima Kristo. Muri iki cyigisho tugiye gusuzuma hamwe umurimo Pawulo yakoraga mu itorero ryo mu mujyi w'i Korinto. Iryo torero nk'uko tuza kubibona byari ryuzuyemo ibibazo. Ibyinshi muri ibyo bibazo ntabwo bitandukanye n'iby'amatorero yacu ahura nabyo uyu munsi. Mu by'ukuri umuntu wese wabaye umukristo igihe kirekire cyangwa akaba yarabaye mu murimo w'itorero ashobora kwibaza iki kibazo ngo waba warigeze ubona itsinda ry'abakristo ridafite ibibazo? Igisubizo cy'iki kibazo kirigaragaza.
Pawulo yahuye n'ibibazo i Korinto, ariko ahangana nabyo akoresheje ubutumwa bw'umusaraba. Kuba indahemuka kuri ubu butumwa ni nabwo buryo bwo guhangana n'ibibazo dufite uyu munsi, nk'uko tuzabibona muri iki gihembwe, kandi nk'uko tugiye kubibona muri iki cyigisho. Ubutumwa bwo mu gitabo cya mbere n'icya kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto natwe buratureba. Ni ubutumwa buhuye n'imibereho yacu. Ingingo ya mbere iravuga iti Pawulo uhamagariwe kuba intumwa ya Yesu nk'uko Imana yabishatse. Mu gice cya mbere umurongo wa mbere Pawulo atangira urwandiko rwa mbere yandikiye Abanyekorinto yivuga ati Pawulo wahamagariwe kuba intumwa ya Yesu Kristo nk'uko Imana yashatse. Muri iri somo Pawulo aravuga ati nk'uko Imana yabishatse, ni ukuvuga ngo yabaye intumwa ya Yesu kubw'ubushake bw'Imana. Mu nzandiko nyinshi Pawulo yanditse yakunze gutangiza ayo magambo. Iri ni isomo ryerekana ko Pawulo asobanukiwe icyo ari cyo imbere ya Kristo. Pawulo agaragaza ko guhamagarwa kwe no kuba intumwa byaturutse ku bushake bw'Imana. Yari yizeye neza ko atahamagawe n'abantu, ahubwo ko yahamagawe n'Imana ubwayo. Nk'uko byagenze ku muhanuzi Yeremiya, Imana yari yaramutoranyije akiri mu nda ya nyina. Pawulo nawe yahamagawe n'ubuntu bw'Imana kugira ngo yamamaze ubutumwa bwiza bwa Kristo mu banyamahanga. Mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 8, Pawulo yishyira mu mubare w'ababonye Kristo amaze kuzuka. Nyuma yaho gato asobanura ko guhura na Yesu ari byo byatumye ahamagarwa kuba intumwa. Izina intumwa ya Yesu rikubiyemo ibisobanuro byinshi. Mbere na mbere risobanura umuntu yohereje gukora umurimo we, ariko kandi Pawulo arikoresha yerekana ko ari umugaragu wa Kristo, ndetse ko ari umubwiriza n'umwigisha. Igihe yabaga ari kwigisha cyangwa ari kubwiriza, Kristo niwe buri gihe ashyira imbere. Muri make Pawulo yari intumwa ya Yesu. Yesu ntiyari izingiro ry'umurimo wo kuba intumwa kwa Pawulo gusa, ahubwo yari n'izingiro ry'imibereho ya Pawulo. Ibitekerezo bye n'umutima we byari byuzuye Kristo. Pawulo yakundaga Yesu cyane ku buryo atashoboraga guhagarika kumutekerezaho no kumuvugaho. Yifuzaga ko abo yitagaho nabo bamenye Yesu, kugira ngo ubuzima bwabo bushingire kuri Kristo. Nk'uko Pawulo yari yarahamagariwe kuba intumwa, niko n'abizera bose bahamagarirwa kuba abayoboke b'indahemuka ba Yesu Kristo, buri wese agakorera Imana mu nshingano yamuhamagariye. Tekereza kuri ibi bintu. Pawulo yahamagariwe kuba intumwa. Wowe se Imana yaguhamagariye gukora uwuhe murimo? Ni iki kikwemeza ko uwo ari wo murimo wawe? Niba wumva utarasobanukirwa umuhamagaro wawe, kuki utasaba Imana nonaha ngo ikwereke umurimo yagutoranyirije gukora? Ingingo ya kabiri iravuga iti kuva muri Atene ajya i Korinto. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 17 umurongo wa 16 kugeza 34 herekana aho Pawulo yari ari mbere yo kujya i Korinto n'umurimo yahakoreraga. Mu mirongo itangira iri somo hagaragaza Pawulo abwiriza Abanyatene mbere yuko ajya i Korinto. Mu bigaragara ntiyari yateganyije gusura Atene muri uwo mwanya, ariko yagiyeyo afashijwe na bamwe mu nshuti be kubera yuko yari yarwanyijwe i Beroya. Abari baherekeje Pawulo ajya muri Atene bagarutse i Beroya, yabategetse kubwira Timoteyo na Sila kumusangayo vuba cyane. Muri iri somo hagaragaza ko icyo Pawulo yari ari gukora mu gihe yari abategereje, yavugaga ubutumwa bwa Yesu mu isinagogi, mu isoko no muri Areopago. Ntiyashoboraga rwose guhagarika kuvuga Yesu no kubura gukoresha akanya abonye kose ngo abikore. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 18 umurongo wa 1 kugeza 11 hagaragaza ko Pawulo yavuye muri Atene ajya i Korinto. Pawulo yagiye i Korinto mu gihe cy'urugendo rwe rwa kabiri rw'ivugabutumwa. Luka atubwira ko Pawulo yahamaze igihe cy'umwaka umwe n'igice. Muri iryo somo ryo mu byakozwe n'intumwa igice cya 18 umurongo wa 4 kugeza 6 hakomeza kwerekana ko nk'uko yabimenyereye Pawulo yatangiye umurimo w'ubutumwa bwe ajya mu isinagogi. Yakurikizaga ingamba yitwa ubwa mbere Abayuda, nk'uko Yesu yari yarabitegetse intumwa ze mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8. Yesu yari yarabwiye intumwa ze ati, icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Ubwo Sila na Timoteyo basangaga Pawulo i Korinto, yari arimo ahatwa n'ijambo ry'Imana, ahamiriza Abayuda yuko Yesu ari we Kristo. Mu gihe yari ari i Korinto yari ahuze yigisha ijambo ry'Imana muri bo.
Ni muri uyu mujyo kandi yavuze aya magambo akomeye ko yari yagambiriye kutagira ikindi amenyesha Abakorinto kiretse Yesu Kristo, niwe Yesu Kristo wabambwe. Twe mbese ni irihe somo dushobora kuvana mu murimo w'ivugabutumwa Pawulo yakoreye muri Atene n'i Korinto? Ni iki kibangamira umurimo w'ivugabutumwa mu migi yacu no mu miryango migari muri iki gihe? Ni mu buhe buryo dushobora kwamamaza ubutumwa bwiza ahantu nk'aho haruhije ariko tukagera ku ntego? Ni izihe ngamba twakwigira ku buryo Pawulo yakoraga umurimo we? Ingingo ya gatatu iravuga iti umujyi wa Korinto. Korinto hari ihuriro ry'umujyi ukomeye w'isi ya kera uzwiho ubucuruzi bwawo buteye imbere. Uyu mujyi wasenwe na Roma mu mwaka w'146 mbere ya Kristo, wongera kubakwa na Julius Kayizari nk'umujyi wakolonijwe n'Abaroma mu mwaka wa 44 mbere ya Kristo. Iyo niyo Korinto y'Abaroma igaragara mu isezerano rishya. Mu gihe cya Pawulo, Korinto wari umwe mu mijyi irwanira isumbwe n'umujyi wa Atene, ndetse yari yanarayirenze mu buryo butandukanye. Korinto yari ifite ibyambu bibiri by'ingenzi byatumaga ihererekanya ry'ibicuruzwa n'iterambere by'ubucuruzi bwayo byoroha. Mu by'ukuri Pawulo yahisemo umujyi wa Korinto kubera akamaro kawo n'ahantu Korinto yari iherereye. Hari habonetse amahirwe yo gukwirakwiza ubutumwa bwiza. Igihe bwari kuba bumaze gushingwa i Korinto, bwari kugezwa ku mpande zose z'isi byihuse. Byongeye kandi ubucuruzi buteye imbere bw'umujyi wa Korinto bwari korohereza Pawulo akabasha kwibeshaho binyuze mu gukora no kugurisha amahema mu gihe yamamazaga ubutumwa bwiza muri uwo mujyi. Birumvikana umurimo wo kwamamaza ubutumwa mu mujyi munini kandi ukize hatari habuze kubamo ibibazo. Korinto yarangwaga no kugira amadini menshi, bigaragarira mu nsengero nyinshi zari ziwubatswemo mu rwego rwo guha icyubahiro ibigirwamana nka Apollo, Athena ndetse na Aphrodite ndetse n'izindi, ndetse no mu gusenga ibigirwamana byo mu Misiri nka Serapisi na Isis. Ikiyongera kandi kuri uru rudubi rw'amadini, Korinto yari izwiho no gusayisha mu busambanyi mu by'imibonano mpuzabitsina. Strabo, uyu ni umuhanga mu bumenyi bw'isi n'amateka w'umugiriki, avuga ko hariyo indaya 1000 zarobanuwe kugira ngo zegurirwe mu kuramya ibigirwamana Aphrodite mu rusengero rwacyo rwari Korinto. Nubwo intiti nyinshi zibona nk'izishidikanya kandi zigahuza iki gitekerezo n'ingengabitekerezo y'Abanyatene yo kurwanya umujyi wa Korinto, umuhango w'uburaya wari gikwira mu isi ya kera. Ubusambanyi bwari ikibazo mu mujyi w'i Korinto kimwe n'ahandi hose. Gusenga ibigirwamana n'ubusambanyi byari bimwe mu bigize ubuzima bwa buri munsi, kandi uko kuri kubabaje gusobanura byinshi mu bikuye mu rwandiko rwa mbere n'urwa kabiri Pawulo yandikiye Abanyekorinto. Mu murimo we w'ivugabutumwa i Korinto, Pawulo yahuye n'ikibazo cy'umuryango mugari w'abantu wasengaga ibigirwamana kandi barangwa n'ubusambanyi. Ni ibihe bibazo mu muco w'iki gihe bishobora gutuma bigorana kubwiriza ubutumwa bwiza? Twabitsinda dute? Ni itandukaniro ringana iki niba rihari riri hagati ya Korinto n'imijyi yacu y'iki gihe? Ingingo ya 4 iravuga iti abantu benshi muri uyu mujyi. Iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa igice cya 18 umurongo wa 4 kugeza uwa 8, tubona ko umurimo Pawulo yakoreye mu Bayuda b'i Korinto utagenze neza nk'uko yari abyiteze. Yahuye n'urwango rw'abarwanyaga ubutumwa bwe. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 18 umurongo wa 6 aravuga ngo nabo bamugisha impaka batuka Yesu. Ijambo ry'ikigiriki blasphemo ryahinduwemo gutuka. Iyo rikoreshejwe ku muntu risobanura kumusebya, kumwambura icyubahiro cyangwa kwangiza izina rye. Kumusebya, kumwambura icyubahiro cyangwa kwangiriza izina rye. Bityo abo Bayuda bashakaga kwanduza isura ya Pawulo no kuburizamo umurimo we wo kwamamaza ubutumwa bwiza. Ariko kandi umurimo Pawulo yakoreye mu isinagogi y'i Korinto ntiwabaye impfabusa. Imana niyo yari iyoboye uwo murimo. Yari yarasezeranye iti ijambo ryanjye ntirizagaruka ubusa. Hari Abayuda benshi batigeze batekereza yuko Crispo, nuvuga ngo umutware w'isinagogi, hamwe n'abo mu rugo rwe bose bazemera ko Yesu ari we Mesiya maze bakabatizwa. Byongeye kandi Abanyakorinto benshi bumvise ubutumwa barizera maze barabatizwa. Birashoboka ko na Crispo yagize uruhare rukomeye mu kubageza kuri Kristo. Iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa igice cya 18 umurongo wa 9 kugeza uwa 10, tubona ko nyuma gato
gato yo kuva mu isinagogi, Pawulo yagize iyerekwa ryamukomeje. Mu ijoro Kristo ubwe yaramubonekeye amubwira amagambo asa nayo dusanga muri Yesaya igice cya 41 umurongo wa 10 ati, ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Mu by'ukuri Pawulo ubwe yemera ko igihe yari ari Korinto yari afite intege nke, ubwoba no guhinda umushyitsi mwinshi. Yari yarahunze umujyi wa Beroya maze ajya muri Atene kubera yuko abantu baho bamurwanyije bikomeye. Birashoboka ko yatekerezaga ko no muri Korinto azongera guhunga kubera kurwanwa gukomeye, ariko icyo gihe ntabwo ariko byagenze. Yesu yaramubwiye ati, mfite abantu benshi muri uyu mujyi. Aya magambo yahumurije Pawulo, amwereka ko Imana yari ifite abantu benshi bataramenya ukuri, kandi ko yari yamuhisemo kugira ngo abagezeho ubutumwa bw'agakiza. Nubwo yabonaga abantu barwanyaga ubutumwa ari benshi, Imana yo yabonaga imitima myinshi yari yiteguye kwakira Kristo. Tekereza amagambo ari muri Yesaya igice cya 41 umurongo wa 10. Hari amasezerano meza Imana iguha muri uwo murongo. Ni amagambo yagufasha guhangana n'ubwoba, ibigeragezo cyangwa ibihe bikomeye urimo. Ni amagambo avuga ngo, ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Ibyo biri muri Yesaya igice cya 41 umurongo wa 10. Ingingo ya 5 iravuga iti, inzandiko Pawulo yandikiye Abakorinto. Pawulo yari muri Efesi igihe yandikaga urwandiko rwa mbere yandikiye Abanyakorinto. Umuryango wa Koroye wamugejejeho inkuru ivuga ko ibintu bitari byifashe neza mu itorero ry'i Korinto. Mu gice cya mbere kugeza ku cya 6 cy'urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, Pawulo yakemuye ibibazo yari yamenyeshejwe n'umuryango wa Koroye. Ibyo bibazo byari birimo amacakubiri, ubusambanyi, kujyana mu nkiko hagati y'abizera ndetse n'uburaya. Pawulo yanabonye urundi rwandiko rwari rurimo ibibazo byihariye bamubazaga. Igisubizo cye gitangirana n'igice cya 7 kigakomeza kugeza ku mpera z'urwandiko. Ibyo bibazo byarebanaga no gushyingiranwa, gatanya, kutarongora cyangwa kutarongorwa, kujya ibyo kujya byatambiwe ibigirwamana, imyitwarire mu gusenga, imikoreshereze y'impano za mwuka, ndetse no kudasobanukirwa n'inyigisho zirebana n'umuzuko w'abapfuye. Itorero ry'i Korinto ryari rifite ibibazo byinshi kandi ritarakura mu buryo bw'umwuka. Birashoboka ko n'itorero ryanyu rifite ibibazo byinshi, ariko iby'i Korinto rishobora kuba byararushagaho kubigira. Hano mu migisho umwanditsi yakoresheje imvugo igira iti, mu itorero ry'i Korinto byari umwaku. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abanyakorinto rufite akamaro gakomeye no muri iki gihe. Mbese twebwe mu matorero yacu ntiduhanganye na bimwe muri ibyo bibazo ku rwego runaka? Uru rwandiko rufite ubutumwa bwinshi rutwigisha. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ku rupapuro rwa 301, Elie yaranditse ati, ni rumwe mu nzandiko zihugura kandi zifite imbaraga kuruta izindi nzandiko ze. Birashoboka ko Pawulo yandikiye Abanyakorinto inzandiko 3 cyangwa 4. Mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 9 herekana ko hari urwandiko Pawulo yari yaranditse mbere y'uru twita urwa mbere rw'Abakorinto, ariko urwo rwarabuze. Mbere yo kwandika urwa kabiri rw'Abakorinto yongeye kubandikira urundi rwandiko, abahanga muri Bibiliya bakaba barwita urwandiko rukomeye, ariko narwo rwaje kuzimira. Hari abatekereza ko Pawulo yaba yaravugaga urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, cyangwa ko bimwe muri urwo rwandiko bibitswe mu rwa kabiri rw'Abakorinto. Mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto tubona ko abari bagize itorero ry'i Korinto bari baratangiye kuyoborwa n'umuco wari ubakikije. Bahaga agaciro ibintu by'amarushanwa, ubutegetsi n'ubutunzi, ibintu na n'ubu bishobora kuba ikibazo mu itorero ryacu muri iki gihe. Pawulo we yashakaga kubaka umuco ushingiye kuri Kristo, ari wo kureba isi binyuze mu ndorerwamo y'ubutumwa bwiza. Mbega ukuntu ari ingenzi ko natwe tureba isi y'ubu tuyirebera mu ndorerwamo y'ubutumwa bwiza. Mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 2 umurongo wa 4 hagaragaza ko Pawulo yakundaga abantu b'i Korinto. None se wowe urukundo ufitiye abandi ruri mu mutima wawe rungana iki? Dusoza, ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa nibi. Elie mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 24 cyitwa Korinto, urupapuro rw'152 yaranditse ati, igihe Pawulo yabwirizaga ubutumwa bwiza i Korinto yakoresheje uburyo butandukanye n'ubwo yari yarakoresheje muri Atene.
yiyemeje kutababwira amagambo yo kubemeza no kujya impaka nabo, ndetse no kutagira ikindi amenyesha Abanyakorinto keretse Yesu Kristo, ari we Yesu Kristo wabambwe. Pawulo yari afite urugero agomba kugeraho, ariko yakomeje gushidikanya niba byari ubwenge kubaka itorero akoresheje abantu yari yarabonye muri Korinto. Yabonaga ko Korinto ari ahantu hakomeye cyane gukoreramo umurimo, maze afata icyemezo cyo kuhava. Mu gihe yatekerezaga kuva muri uwo mujyi ajya gukomereza umurimo ahandi hantu hashoboraga gutanga umusaruro kurushaho, Umwami Imana yamubonekeye mu iyerekwa nijoro, aramubwira ati, ntutinye ahubwo uvuge, kuko mfite abantu benshi muri uyu mujyi. Pawulo yasobanukiwe ko ari itegeko rimusaba kuguma i Korinto, kandi ko icyo ari icyemezo cy'uko Uwiteka azongera umusaruro w'imbuto zabibwe. Haje gutangizwa itorero rinini ryari munsi y'ibendera rya Yesu Kristo. Ibyanditswe bivuga ko Pawulo yamaze umwaka umwe n'amezi 6 akorera i Korinto, ariko kandi umurimo we ntiwagarukiye muri uwo mujyi gusa. Yashyize icyicaro cye cy'umurimo i Korinto. Uko niko amatorero menshi yashinzwe. Kuko Pawulo atabaga hafi y'ayo matorero, byasimburwaga n'amabaruwa akomeye kandi yuzuye imbaraga yabandikiraga, yakirwaga nk'ijambo ry'Imana. Ayo mabaruwa yasomerwaga mu matorero. Reka rero natwe muri iki gihe, nubwo amatorero yacu arimo ibibazo bitandukanye, duharanire kwigira kuri izi nzandiko, dukora umurimo w'Imana nka Pawulo dushizemo umwete. Nibyo nsabira buri wese, nanjye nisabira mu izina rya Yesu.